kandi Imana ijya kumuhamagara abagaragu ntibari bahari. Uramenye ntukagendane n'abagaragu ngo ubabwire iby'Imana yavuganye nawe, mujye mugira ibanga. Aravuga ati Imana yamamagaye ingiriye icyizere, nta mpamvu yo gufata iby'Imana yambwiye ngo mbibwire abagaragu. Arababwira tumva musigare hano nge n'umuhungu wanjye twegere imbere ho gato dusenge tugaruke. Ndabizi ko iyo umuntu ari mu muhamagaro akenshi abera ikibazo batarahamagawe. Muri hano iyo uri mu muhamagaro akenshi ubera ikibazo batarahamagawe. Niyo mpamvu uhora mu ntambara, nuko aho uri kujya hatandukanye n'aho bashaka. Reka aka kantu nkavuge neza, uzareba abantu batari mu cyerekezo kimwe iteka bakubitana imitwe. Iyo akumbaye Sara nta bimenyetso. Dufite ibihamya nubwo tutavuga ku bya Esteri n'abandi natwe ubwacu turi ibihamya. Birahari Mana, birahari, birahari Mana, birahari we. Biyemeza yuko izagirira neza. Reka nkubwire, hari ibintu byagutera kubaha Imana nubwo batabanza kuguhanurira. Ariko ho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero. Ni Imana ibana nawe bagukomera amashi, baba batanagikoma amashi kabana. Ni Imana ibana nawe ukodesheje, waba ugeze mu nzu yawe ikabana. Ni Imana ibana n'abazungu ariko kandi ibana n'abazunguzayi. Ni Imana ibana n'abacuruzi ariko kandi ikabana n'abakiriye. Bonye buri wese yakira ibahasha. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndanezerewe ku bwanyu mwese. Ndashima Imana yaturinze. Imana ihabwe icubahiro. Ndashimira umushumba wantekerejeho akantumira kugira ngo nanjye mbane namwe muri aya masengesho y'iminsi 40. Nyakubahwa, ikaze mwampaye, nanjye ndari kwifurije mu bwami bwo mu ijuru. Sabiye umugisha umuntu wese tugiye kubana muri iri teraniro. Kora mugenzi mu kiganza umumbwire ngo wagize neza kuza. Nta handi dukura amakuru arambye. Bivuze neza, nta handi dukura amakuru arambye ni mu nzu y'Imana. Twageze mu nzu y'Imana tubabaye, tuhakura ibyishimo. Twahageze turi inshike, tuhabona amashami. Haleluya, haleluya. Niba hari ikintu kinezeza ni ukuba mu nzu y'Imana. Ndashimira Imana rero twese yadutumiye, kandi amakuru mfite ni uko yatetse ibyo kurya bikwiranye n'inzara dufite. Nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umugore ufite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka. Mfite abahungu 3 n'umukobwa. Abazi ubuhamya bwanjye, uwo mukobwa niwe mperuka kubyara, niwe wavutse mu buryo bw'igitangaza,
avukana n'inyamaswa. Inyamaswa barayishinguye, umukobwa wanjye ari mu wa 4 primaire. Umuririmbyi yararirimbye ngo biriho byinshi. Niyo mpamvu nkorera Imana ntawumpase, ntategereje gushimwa n'abantu, ahubwo ntegereje gushimwa n'ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mba numva nayikorera n'imbaraga zanjye zose. Takwitagize. Ndi umugore wabyaye umwana wabanaga n'inyamaswa. Amezi 9 ntwite, mfite umwana mu nda n'inyamaswa. Abaganga bambwira ko bitazashoboka, bambwira ko nta mwana uri mu nda. Nasenga Imana ikambwira ngo harimo umwana w'umukobwa. Kuri finali ndi kwiseta, dogiteri arambwira ngo mada, harimo inyamaswa nta mwana urimo. Ndamubwira nti dogite, Imana izi ko harimo umwana. Arabaga mu minota mikaranga ati mada, atuzi ko harimo umwana. Nti nagakobwa. Ubwiye Imana ntayikoreye, ninjye waba uri kwihombya. Ubundi gukorera Imana ni wowe bifitiye inyungu. Muranyumvise? Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni 6:45. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mfite intasho, umutwara zikonje hano, arambwiye ngo mbasuhuze. Hanyuma turi ku ijambo rivuga ngo kugira ute, ariko nimugoroba naraye mbabwiye ngo twanga agasuzuguro. N'ubundi iri jambo turarikomeje, icyakora rifite insanganyamatsiko igira iti kugira ishaka mu murimo w'Imana maze Imana ikagushigikira. Kugira ishaka mu murimo w'Imana maze Imana ikagushigikira. Muraho mwese? Ewe raho. Ikobwa wowe umukobwa wa Kristo, wowe turi kurebana wambaye agapira k'umweru. Uraho? Ngewe Imana imbwiye ko igukuriyeho urupfu. Warugiye gupfa urozwe. Ntabwo iminsi mikuru wari kuzayirya. Bari bakuroze, mbonye ikirori kitari ikirori gikomeye, nabonaga ari nka anniversaire. Ye kubona mbona aho hantu Satani yarakoresheje umukozi we. Hanyuma Imana irambwiye ngo ikurinze kurogwa. Yesu niwe nishemo yambere y'ubuhungiro. Oh, nacankuraho w'amahoro yambere y'ubuhungiro. Umwami amashi gikomeye, umwami n'igitare gikomeye yambereye umuhungiro. Iwe ntabwo nzavaho, Yesu ari yambereye ubuhungiro. Yesu nawe ntazambera
atubera umutaka, iyo tuzamuka atubera akabando, ariko iyo tugiye guseba ahagarara hagati yacu n'igisebo. Mu mvura mbere ubwugamo, iwe nta nubwo imivo, nta nubwo imivine. Haleluya. Murekeraho. Murambure Bibiliya. Ndabakunda, nzakomeza kubakunda. Aha ni mu rugo, turagenda turi gusimbuka kugira ngo ngere aho nshaka. Nadabu mwene Erikaho mushira mu igare rye. Aha mu bantu ba aha bari Samariya kugeza aho yabarimbuye, kuko Uwiteka abwiye nde? Eliya. Nidushake dusoma umurongo wa 19. Ya dore umurongo uryoshe we. Nuko nimumpamagarire nonaha abahanuzi ba Bali bose n'abamuramyaga bose n'abatambyi be bose, ntihagire n'umwe ubura, kuko nenda gutambira Bali igitambo gikomeye. Uzabura wese ntazandokoka. Ariko Yehu yabigenje atyo mu buryarya, kugira ngo abone uko yatsemba abaramya Bali. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Nushaka ukoma amashi cyane, irandika. Irambwiye ngo nkubwire ngo ije kuguhemba ikurikije uko uyikore. Mushu iby'abandi batashoboye gukora. Ubundi hari ibintu bibiri bitera Imana kukurinda. Icyambere nico wakoze, icya kabiri nico uzakora. Abantu baranyumvise di? Imana ikikubonamwo umumaro ikurinda Satani atabishaka. Malariya ziraza, uburozi bukaza, bakagutega, bakirirwa bavuma. Iyo ikikubonamwo umumaro, ibyo byose bihindura ubusa, igahagara kuco yakuvu. Ibyo byose bihindura ubusa, igahagara kuco yakuvuze. Guhaguruka ngakorera Imana kugeza ku rwego Imana yiferesita. Bivuze neza ra? Arahaguruka yicara mu igare agisamariya. Bibiliya avuga ngo ahura na Yehonadabu. Bagihura aramubwira ngo nta mahoro, umutima wawe nawe uratuje nkuko wanje utuje, umutima wawe urakomeye. Aramusubiza ngo nta kibazo. Amubwira ngo noneho umeye. Aramusubiza ngo nta kibazo. Amubwira ngo noneho ubwo ukomeye, ubwo umutima wawe ukomeye nk'uwanjye, mpereza ukuboko. Ndabyumva ngo amuhereze ukuboko. Yehu ngo yumva koko aratuje, umutima urakomeye. Arangije ngo aramubwira ngo icara mw'iri gare unkurikire urebe ukuntu ngiye kurwanira Imana yanjye. Ngo aramukurikira. Bageze i Samariya, Yehu akoresha ikinyoma gitagatifu. Abantu ko batanyumvise, ikinyoma gitagatifu kiremewe. Ngurugero,
musaza wacu witwa Aburahamu aherutse kugikoresha. Muti ryari byagenze ute, habaye iki? Imana yamutegetse kuja gutamba Isaka kandi ari we gusa afite. Atekereza ko Sara atarabyemera. Yibuka ko Isaka bamubonye bashaje, abantu bose bakeneye ko Sara abyara. Aravuga ngo nimbivuga nk'uko Imana ibimbwiye, abantu baranteranya n'Imana, ahubwo reka nkoresha ikinyoma gitagatifu. Afata Isaka, abahanga bavuga ko Isaka icyo gihe yari afite imyaka 15. Yari umwana uzi ubwenge ku buryo utapfa kumujana iyo ushaka. Yarageze mu gihe cyiza ku buryo wamutuma miti akaja kuyigura. Hanyuma Aburahamu aramubwira ngo mwana wa ikorera izi nkwi. Isaka ati viye tugiye he? Isaka ati tugiye gutambira Imana igitambo. Amukorera inkwi, afata abagaragu 2, niko Bibiliya ivuga. Bibiliya avuga ngo baragenda bakora urugendo rw'iminsi 3. Aburahamu yibuka ko ari kumwe n'abagaragu kandi Imana ijya kumuhamagara, abagaragu ntibari bahari. Uramenye ntukagendane n'abagaragu ngo babwire iby'Imana yavuganye nawe, muje mugira ibanga. Aravuga ati Imana yamamagaye ingiriye icyizere, nta mpamvu yo gufata iby'Imana yambwiye ngo mbibwire abagaragu. Arababwira tumva musigare hano nge n'umuhungu wanjye twegere imbere ho gato dusenge tugaruke. Bari bagiye gusenga. Impamvu yavuze gutyo, aravuze ati abagaragu nimbabwira ko ngiye gutamba uyu mwana barabara imyaka namaze ndi ingumba. Ntabwo ariko Aburahamu uzi ko yasaze. Ndabizi ko iyo umuntu ari mu muhamagaro akenshi abera ikibazo abatarahamagawe. Muri hano iyo uri mu muhamagaro akenshi ubera ikibazo abatarahamagawe. Niyo mpamvu uhora mu ntambara, nuko aho uri kujya hatandukanye n'aho bashaka. Reka aka kantu nkavuge neza, uzareba abantu batari mu cyerekezo kimwe iteka bakubitana imitwe. Abantu ko batanyumvise, niyo mpamvu uhora ukubitana imitwe n'abakozi ba Satani, nuko aho uri kujya mutari mu cyerekezo kimwe. Aburahamu abwira abagaragu ati musigare hano nge n'umuhungu tugiye gusenga. Bibiliya avuga ngo bageze imbere gato, Isaka yarazi ubwenge, abwira papa ati viye uzi ko umaze gusaza abantu? Viye ugeze aho wibagirwa ibyo ugiyemo? Kumbwiye ko tugiye gutamba inkwi ngizi ndazikoreye, umusho nguyu, umwana w'intama ko twamwibagiwe. Aburahamu akoresha ijambo riryoshye ry'umukristo ukuze akwiye kubwira uwo ari we wese umubajije. Aramubwira ngo mwana wa Imana iri bwishakire, komera Imana amashyi. Aravuga ngo iyakumpaye nshaje, iyakumpaye Sara nta bimenyetso. Dufite ibihamya nubwo tutavuga ku bya Esteri n'abandi, natwe ubwacu turi ibihamya. Aburahamu aravuga ngo iyakumpaye mama wawe atakibona ibimenyetso iri bwishakire. Reka nkubwire, ntukwiye gucika intege. Iyakoze bya bindi n'ibingibi bishoboye kubikora. Nabwiye abantu ngo Satani nakubwira ngo uzamwarira mu mujyi wa Kigali, uzamubwire ngo no mu cyaro nta pura yawe nariye. Akubwira ko uzambara ubusa gute, ubundi Satani ni umutayeri.
ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. birenga kimwe umucuranzi ari he binyemeza yuko uzangirira neza. mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. birahari Mana birahari birahari Mana birahari we ihutisha ingoma ho gake. birahari Mana hari ibyo yambwiye ndi mu butayu unzozi ndati Imana yarabimbwiye mu kanwa k'abahanuzi Imana yarabimbwiye inyemeza yuko azangirira neza. ibimenyetso birenga n'amashini kimwe kumva n'amashini kumva binyemeza yuko uzangirira neza. hari ibyo yambwiye ndi mu rusengero nshira Imana yacu yarabimbwiye mu kanwa k'abahanuzi Imana yarabimbwiye kuri kanyarira Imana yanjye yarabimbwiye inyemeza yuko azangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. reka nkubwire hari ibintu byagutera kubaha Imana nubwo batabanza kuguhanurira. jya usubiza amaso inyuma wibuka aho wavutse wibuka abo wasizeyo wibuka abo mwiganye pirimeri wibuke wa wundi wabaga uwa mbere weho ukaba uwa 10. wibuke uri kubura minirivare bari kugusohora mu ishuri wibuke farije iri kukurihira wibuke umuntu yarambwiye ati wimuka i Kigali ni uzamwara. namubwira nti iyo nkorera niyo ya mbere ikiza ikimwaro. ubu sindahamwariye twizo aneho de prosner anye nawe uri kujya mu bitaro ukagaruka iracyashoboye gukora. pande zose urahari Imana pande zose urahari Imana we wakwihutisha ingoma inshuti yacu magara umucuranzi ari gucuranga nabi pande zose urahari Imana pande zose urahari Imana we murekeraho amasaha aragiye. uzi ko amasaha agiye we ariko aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero. ni Imana ibana nawe bagukomera amashi baba batanagikoma amashi kabana. ni Imana ibana nawe ukodesheje waba ugeze mu nzu yawe ikabana. ni Imana ibana n'abazungu ariko kandi ibana n'abazunguzayi. ni Imana ibana n'abacuruzi ariko kandi ikabana n'abakiriye. kumva mfashijwe
ndashimira Imana yadutumiye. Mbonye buri wese yakira ibahasha. Imana irambwira ngo iyo bahasha ni ubuzima bwacu Imana ihishe Satani. Aburahamu abwira umwana we ngo Imana iri bwishakire igitambo. Babwira undi wakoresheje ikinyoma gitagatifu, mukuru wacu witwa Rahabu. Abatasi binjiye iwe, i Yeriko habaga kamera zireba ibyinjira n'ibisohoka. Umwami w'i Yeriko abona abatasi binjiye kwa Rahabu. Hanyuma baraza babwira Rahabu bati, Rahabu, sohora abantu binjiye. Kamera itweretse ko hari abantu binjiye mu wawe, ariko ntabwo twabonye basohoka. Basohore rero tubice. Rahabu ati, yewe, kamera yanyu ishobora kuba ifite ikibazo. Kamera ireba ibyinjira ntibone ibisohoka. Kamera yanyu ishobora kuba ifite ikibazo. Bati, kubera iki? Rahabu ati, koko binjiye hano ariko bahise bagenda. Koko se bari bagiye cyangwa araza aho bari? Abwira undi wakoresha ikinyoma gitagatifu, Samweli agiye kwimika Dawidi. Imana aramubwiye ngo wowe abo muhura ubabwire ko ugiye gutamba. Tubabwire ko ugiye kugira ute? Yaragiye gutamba cyangwa yaragiye kwimika? Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambe ni 6:45. Yehu ageze i Samariya atanga itangazo. Aravuga ngo yemwe abagabo, abagore, abasore, abakobwa, munyegere mbabwire, nje kurwanira Bari shaka. Mureke mbabwire, Ahabu yakoreye Bari gake, ngewe nje kuyikorera cyane. Ngo abatambyi ba Bari bari bararokotse, ngo n'abaramyira baramiraga Bayali, ngo babyumva vuba. Aravuga ati, mwebwe munyegere tuje mu ngoro ya Bari, ubundi tumutambire. Ndashaka kumukorera kuruta uko Ahabu yamukoreye. Kandi ngo yabivuganye iki? Uburyarya. Mujye musoma Bibiliya, ni igitabo kiryoshe. Hanyuma ngo baraza binjira mu ngoro, niko Bibiliya ivuga. Bamaze kwinjira, umva kuntu Yehu ari umunyabwenge, ariko burya rata Imana ihamagara umuntu ikamwereka nuko izamukoresha. Arangije aravuga ngo mundebere umuntu ufite imfunguzo z'ububiko, ubundi yambika abatambyi ba Bari n'abaramyi n'abahanuzi, abambika amakanzu kugira ngo tubamenye neza. Ngo bazana amakanzu barabambika. Arongera avuga ngo nimundebere neza ko nta mutambyi w'Uwiteka urimo. Mundebere hatagira uwayobye. Mundebere. Ngo bararanganyije amaso basanga nta mutambyi w'Uwiteka urimo, ngo ahubwo harimo abatambyi n'abaramyi ba Bari. Arangije ngo agushakira abagabo 80 abashira ku muryango. Aravuga ati, aba batambyi ba Bari nihagira n'umwe ubacika, nihagira n'umwe ubacika murambona. Ngo abagabo 80 bahagarara ku muryango. Arangije ngo arababwira ngo bagiye gutambira Bari igitambo. Anaremera baratamba kugira ngo abone uko abafata neza. Ngo barangije gutamba, umva ngo yarabacakiye. Haleluya.
babagabo 80 bari hanze ngo baramufasha. Muroko bisha abatambyi ba Bayali, bica abaramyi, bica abahanuzi. Umva icyanejeje ngo babamara mu aigelo setre de ne André Felay ngo barabamara i Samariya hose barabamara ngo yica barutabo Eliya yigeze yica. Bibiravuga ngo n'amagingo n'ubu bari nta gicaniro nta shusho agifite i Samariya. Mukomere Imana yacu amashyi. Biravuga ngo nabugingo n'ubu Imana ikeneye abantu barimbura Bali n'ibicaniro bye byose. Nta cyiza cye, ntaho yatugejeje, ntacyo twamubonye. Mureke mbabwire ijambo riryoshye. Ako kanya ngo akimara kubarimbura, Imana irahaguruka iravuga, ikumva mfashijwe. Kora mugenzi we mu kiganza umumbwire ngo kora ikintu cyatuma Imana ikureba ikiferesita. Oya, kora ikintu cyatuma Imana ivuga ngo cyakora ndacyafite abantu. Ndifuza ko Imana yareba mu bavuga butumwa, yabona nyira Pasika igahita yiferesita ikavuga ngo ndacyafite abahanuzi, abavuga butumwa. Muracyari hano, muracyari hano, muracyari hano. Imana ngo iravuga ngo sinakiyumanganya, ihita ihaguruka. Niba hari ikintu Imana ikunda ni umuntu uyirwanira ishaka. Mureke tuyirwanira ishaka, mureke tuyirwane. Nushaka uzamura ukuboko kuvuga ngo Mana niyemeje kukurwanira ishaka. Mureke Imana ntisuzugurwe duhari, ntimutume Imana igawa duhari. Wa mugabo we haguruka mu gihe cyawe, urwanira Imana yawe ishaka. Sotite Imana ngo iranezerwa, irangije irahaguruka iravuga ngo yeho ntabwo nagukurira mwaho, ngiye kuguha isezerano. Ngo imukubita isezerano, atadepoje nta interview akoze. Bivuze neza ra akoze ko nsigaye nzi kuvuga icyongereza we. I love you. Interview. Bivuze neza ubwo ra. Ko nanjye ndi umuhanga nose ejo bundi sinambaye ikanzu. Ukuri da n'ingofero. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murenge. Mana wadutawaraga amashari he mu minsi ya kera, nanone uzasi tofe kopeda isenetari tugeze kuguha, nanone uzaturengera, nanone uzaturengera. Haleluya we tugeze kuguha. Imisozi itararema, imisozi itararema, ayisi itarabunga, itibwa ngo mbonye umuntu utumye umutima wanjye wongera kwishima.
iravuga ngo ntabwo namukurira mwaho, iravuga ngo nkwiye kumuha isezerano. Iramubwira ngo Yehu, nta mwana wawe utazaba umutambyi, ubutambyi buzahora mu rugo. Bivuze ngo iyo ukoreye Imana neza, ni wowe bifitiye inyungu n'abazagukomokaho. Urugero rwa hafi, uwitwa Feniyasi, igihe umumediyani kazi witwa Kosibu yari aryamanye n'umwisirayeli witwa Zimurini. Feniyasi ngo ifuhe ishaka rirazamuka ngo basanga mu ihema. Aravuga ngo mu ihema hakiriye abantu benshi, mu ihema ingumba zarabyaye, mu ihema batari bafite agaciro twagize agaciro, mu ihema turambaye. Ntabwo ari aho gukorera ibyaha, ngo ahita afata icumu. Muri hano Imana ikeneye umuntu uhaguruka abandi bagize ubwoba. Mureke dukorera Imana nk'abiteguye. Ako kanya Imana ngo ifata ijambo, Imana yari yaracecetse, irongera iravuga. Iravuga ngo Mose, kwiyumanganya bira irya mbere ngo yaravuze ngo muhaye isezerano ry'amahoro. Uko batanyumvise ndabagira isezerano ry'amahoro. Niba hari ikintu isi ikeneye ni amahoro. Haba abatunze haba abadatunze dukeneye amahoro. Imana ngo yaha Feniyasi kabiri, iramubwira ngo kandi ubutambyi ntabwo buzava mu rugo rwe, buzahora mu rugo rwe. Muvuge ngo amen. Iramubwira ngo kandi abana be bazabaho. Amen. Rero Yehu nawe Imana aramubwiye ngo abana bawe bazahora ari abatambyi bo witeka. Reka ngubwire, mureke dukora ikintu cyatuma Imana ihaguruka, yarangiza ikazajya igira ngo mwambonye mwese, mwambonye umubabaro abanyabyaha bateza Imana. Mureke twebwe tumara Imana. Muranyumvise we cyangwa mvuze ikinyaruhengeri? Uwo muri kumwe munkore mu kiganza umumbwire ngo gahunda ni ukumara Imana umubabaro. Utarebye kuri bazabe. Haleluya. Mureke shaka kuzajya utureba ukiferesita, kiranukira abandi, kiranukira abandi bari gukorera ibyaha. Mukobwa ukwiye kunesha. Nishaka ko duhagarara. Nukuri mureke mbabwire, ngewe mbonye buri wese ari kwakira itara. Mbonye buri wese ari kwakira itara. Abatashe mu bihorere, abari gutaha mu bihorere. Ngewe mbonye buri wese ari kwakira itara. Imana irambwira ngo imbere hari umwijima uziye buri wese, tuzawurokorwa nuko dufite aya matara. Ubu bubyutse Imana iri gutanga muri amasengesho y'iminsi 40. Ubu bubyutse Imana irambwiye ngo nubutuma tutagwa aho tubonye hose, ahubwo tuzajya twambuka aho abandi baguye. Mubyeyi mwiza we wambaye imyenda y'icyatsi, haleluya haleluya. Ye mbonye uri kubyara impanga. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo ni ikimenyetso cy'uko uzarama. Imana inyeretse ushingira. Mu yandi magambo, ntabwo uri uwo gupfa none n'ejo, uracafite igihe cyo kubaho. Dukeneye imbaraga zituma
dukora ibyananiye abandi, tukarwanira Imana ishaka kugeza ku rwego Imana yiferesita. Yatubona duhagaze aho ishaka ikavuga ngo ndacyafite abantu. Haleluya! Eliya mu gihe cye yarakoze, Yehu mu gihe cye yarakoze, uyu munsi ni njye nawe. Zamura amaboko. Imana twiringiye, Imana twirata umunsi ukira. Twagize amahirwe utuzana mu nzu yawe. Abavutse ku musozi wacu bose siko bagize aya mahirwe. Twebwe twaronse aya mahirwe. Turakwinginze duhe imbaraga, duhagarara aho abandi batinye guhagarara. Turifuza gukora ibyananiye abandi. Nureba mu bagabo, aba bagabo bateranye umunsi batume wiferesita. Nureba mu basore, aba basore bateranye umunsi batume wiferesita. Elasko tene gong. Nureba mu bagore, abagore bateranye umunsi bagutere kwiferesita. Nureba mu bashumba, umushumba wacu turangaje imbere agutere kwiferesita. Nureba mu bavuga butumwa, Nyirapasika ngewe uhagaze imbere y'iteraniro, nundeba wiferesite. Tedeshoidon. Imana izi ko turi kurwana n'ibiturusha amaboko, ariko irambwiye ngo nayo ibirusha amaboko. Yemwe abateranye, yemwe abadukurikiye online, nimwumva uko Imana ivuze. Iravuze ngo itanze imbaraga za none n'iz'ejo hazaza. Itugize abarwanyi, itugize abarashi, itugize intwari, itugize abo gukora ibyananiranye. Iravuze ngo mwabanyembaraga mwe, itesheje agaciro imbaraga nkeya, ihaye agaciro imbaraga zituma musuzugura isi. Ntabwo isi izabasuzugura. Imana irambwiye ngo buri wese yamuraritse, kandi muhindukire mukora ibyo gukiranuka. Nayo yiteguye kubaha amasezerano afatika. Imana yiteguye gushigikira uwo ari we wese wemeye kwicira bugufi. Ndimo mbona ingumba ziri kubyara, mbonye amakwe menshi, mbonye ingendo, mbonye hari urubanza Imana irangirije muri iri teraniro. Haleluya! Mbonye Imana iha abana bacu gutsinda ibizamini biri imbere Satani yari yasheze. Abana bacu bari bazatsindwa. Nabonaga hari umuyaga unyuze mu bigo by'amashuri, ariko Imana irambwiye ngo yemwe ababyeyi mwateranye muzamure amaboko, kuko Imana ihagaritse umuyaga ku bwanyu. Imana itanze ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Imana itanze amahoro. Imana yavuze ngo buri wese wateranye ihaye imitima yacu gukomera. Tugukomeye mu mashi Kristo. Ntituzakuvaho. Eliya mu gihe cye yarakoze, ubu turi kumuvuga nk'intwari. Yehu mu gihe cye yarakoze, ubu turi kumuvuga nk'intwari. Turifuza imbaraga zatuma natwe tuzavugwa nk'intwari. Turifuza gusiga amateka meza. Muzamura amaboko. Imana iravuze ngo itanze gusiga amateka meza. Tugukomeye mu mashi kukijije indwara. Ntituzakuvaho, ntituzakuvaho, ntituzakuvaho none n'iteka ryose. Mwanyemerera umuntu uri mu iri teraniro utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa ari warabatijwe agasubira inyuma, umaze kumva ko intego ari ukurwanira Imana yacu ishaka, umaze kuryoherwa n'iri jambo, avuga ngo Mana ndagushimiye ko iri jambo rije ngihumeka, azamura ikiganza mufashe gusenga.
urimo zamura ikiganza. Byaha byanjye Yesu, oh watigeze tera intambwe uze hano. Oh icyaha naki ndamwegera rushe ntendebu ndagenda mawindege zindishirijwe nukwamaganya yanjye akurwaho nawe. Ruhukira muri we, ampa amahoro. Yesu zampe gutura iwawe mw'ijuru. Zajya ngusingizanya abamarayika. Munyemerere twakira umushumba, umubyeyi, umutambyi. Mushumba arabizi ndamwubaha ndamukunda. Yari yambwiye ngo ndabaha ubuhamya bw'uko natekeye Imana ubugari. Kubera ko nagemba uvuga cyane mbanzi ko abantu bose babizi, ariko kubera ko mbakunda nzagaruka, kandi ningaruka nibwo nzaheraho mbabwire ko hari ahantu Imana ikura umuntu, hari naho imugeza. Tujye dusenga tuzi ko Imana ishoboye, hari aho ikura umuntu, hari naho imugeza. Kera hanjye hari habi, don't praise I learn, ariko ndashimira Imana ko hirya y'ubuzima hari ubundi buzima. Wowe wihebye, wowe ucitse intege, ndi umugabo wo guhamya ko Imana yacu ishoboye byose. Niba narariye ubugari n'amazi, uyu munsi nkaba ndi kurya ubugari n'inyama, ikidashoboye ni iki? Perutse kubwira abantu ngo nzasubira ku musozi wenda birambiwe ngiye gutekera Imana inyama. Apana, sinzasubizayo ubugari, nzajyanayo inyama mbwira Imana ngo Mana warakoze. Haleluya. Niba hari ikintu kinezeza Imana ni isengesho ryo kuyishimira. Yewe Imana ibahe umugisha, ndabakunda kandi nzakomeza kubakunda. Abantu bose babaye mu iri teraniro, umugisha w'Imana ubabeho. Amen.